neza mwese cya mbere cy'ibanze iraduhuza tumaze imyaka myinshi tutabonana nishimye rero kubabona ubu ndi kumwe namwe uyu mugoroba ariko bikampa n'umwanya wo kubashimira akazi keza kakozwe uyu munsi gusa ahubwo kajyanye n'amateka ya Unity Club yaduhurije hano n'ibikorwa bya Unity Club ndetse bikomeza ayo amateka mpereye kuyavuba aha imyaka 30 ishize ari nabyo Unity Club yashingiyeho ijya gushingwa Unity Club yaje igihe hari ibibazo byinshi cyane ndetse abantu bashakisha n'ibisubizo Unity Club rero iza kuza nka kimwe mu ngamba nyinshi zafatwaga kugira ngo ibi bisubizo twahawe n'amateka yacu biboneke ibisubizo bishingiye ku bibazo byinshi abantu rero kuba baributse gushyiraho Unity Club igahuza abantu igahuza abakoraga batangiye bakora muri leta cyane abaminisitiri n'abo bashakanye icyiza cyo kubivuga gutyo amakosa nari gukora n'abiri ari bavuga ushobora kuvuga ngo abaminisitiri n'abagore babo kubera ko kenshi abagore batabaga abaminisitiri ariko ubu ari abagore ari abagabo bose baba abaminisitiri ni abashakanye rero irindi kosa rijya rikorwa nabyo ariko bijyanye n'ikinyarwanda bakavuga ngo abaminisitiri n'abafasha babo nta bafasha ahubwo nabo muri za minisiteri bafasha ababakuriye nta bafasha umugore n'umugore umugabo akaba umugabo iyo bashakanye ntabwo umugore ari umufasha ni umugore yo gufashanya bombi barafashanya ari umugabo afasha umugore ari umugore afasha umugabo icyo kinyarwanda rero aho cyaturutse ntabwo mpazi n'ibindi bivugwa mu kinyarwanda bitari byo bimwe turaza kubivuga ariko turabivuga kenshi ariko abantu bakabisubiramo abantu bakoresha guhereza ni iki
ejo narababwiraga ngo muri ya ndirimbo harimo wangabiye inka uwaguhaye uwakugabiye inka yaguhaye inka ntabwo yaguhereje inka niyo tandukaniro ntabwo ari uguhereza ni uguha hanyuma hari ibindi numvise nabyo ariko bishobora kuba bituruka mu ndimi abaturanyi bavuga kavuga ikintu ngo kiwe ikintu kiwe kiwanjye ni icyanjye ni icyawe ni icye ntabwo ari ikiwe ikiwe ngira ngo hari ababivuga mu baturanyi ikiwe ibyo byiwe n'ibindi byinshi ntabwo ari ikinyarwanda ni ntabwo ari ntabwo mwagiye mubikosora ariko ngira ngo hari abivuga kubera bigezweho by'ubusitari bagoreka indimi ariko kuvuga ikinyarwanda neza ntibikubuza kuba umusitari sibyo reka nsubire ku ikibanze kijyanye n'iyi Unity Club navuze ko Unity Club yashingiye ku mateka amateka yacu harimo icyo turi cyo nk'abanyarwanda icyo turi cyo wacyanga wagikunda hari icyo uri cyo uri umunyarwanda kubwihanaguraho biragoye kuvuga uti hari benshi ushobora kubikora ushobora kuvuga uti jye sinshaka umunyarwanda ukaba icyo ushaka icyo ari cyo cyose ukaba umwe mu baturanyi ukaba umwe mu mahanga yo hirya cyane ukaba umunyaburayi ukaba umunyamerika ndetse bakaguha passport ushobora kubyiyumvamo byo n'uburenganzira bwawe rwose pe ariko abantu iyo bashishoje umuntu ashatse yakwibutsa abandi icyo uri cyo niba uri umunyarwanda uri umunyarwanda ibindi by'inyongera waba nabyo birashoboka ariko ntibihanagura ya bindi byakavukire bibyo tubyumvise dutyo rero kuba icyo turi cyo nk'abanyarwanda twifuza kukigira cyiza iyo bavuze umunyarwanda abantu ndetse bakumva ko umunyarwanda nibyo abanyarwanda twumva ko bameze batya bavuga batya bagira batya bafite byiza bibaranga niyo ntego ya mbere ntabwo ari uko bigenda igihe cyose ndetse bitari no ku Rwanda gusa ntabwo ariko bigenda no ku bandi b'ibindi bihugu ntabwo uteka uhora urangwa n'ibyiza ubundi wifuza
ko ari byo byakuranga biterwa n'impamvu nyinshi twebwe mu Rwanda dushaka kurangwa n'ibyiza ubu navuga ko mu myaka 30 ishize ari rwo rugamba turiho urugamba rwo kurangwa n'ibyiza cyane ndetse aho imyaka itari mike twaranzwe n'ibibi tubashaka gusiga inyuma kure guhanagura ibibi byaturanze aho tuva rero ni kure kuko n'ubu hari aho kijya ku isi hose ahenshi bazi u Rwanda neza bararwumva neza bakurikiye amateka y'imyaka 30 ishize n'aho tuvuye n'ukuntu tugenda dutera imbere ariko hari ahandi bakituzi nk'aho ari rwa Rwanda rwa mbere ya myaka 30 ishize mbere yaho rwa Rwanda igikurikiraho rw'abicanyi ibyo nacyo iryo bara turarifite rega twakoze ishyano pe iryo zina iryo bara dufite tuzarebana kugeza igihe kirekire kuko ibyanditswe mu mateka ibyanditswe mu bitabo ntibisiba ariko ushobora kugabanya ububi bw'iryo bara bw'iryo zina bitewe n'ibyiza ukora bigenda bihindura igihugu n'imibereho y'abantu ni rwo rugamba turiho rero byabaye byarabaye izina ribi turarifite turarigendana nubwo iryiza ryagenda ritera imbere kandi ariko twifuza kandi ariko tubikorera muri ibyo twifuza rero iryo zina ryacu icyo turi cyo icyo dushaka kuba n'ibyo twabaye mu bihe bibi bihora biri ni ugukirana kimwe kigomba kunesha ikindi abanyarwanda ndibwira ko bishingiye no ku byo n'ibiranga Unity Club cyatumye ibaho n'ikitoza abantu n'ikigirite iby'uko tugomba kunesha iryo zina ribi byo biragaragara ko ariko bigenda bimera ariko nta bintu byera ngo de ahora harimo utuntu hirya no hino iyo wumva n'uyu munsi abantu bakizira icyo bazize n'ubundi muri ariya mateka yashize navugaga mbere y'imyaka 30 ishize niyo wakumva
ikintu cyabaye kimwe gusa ubwo biba ari byinshi. Twari tukwiye kuba twiyumvamo ko ibintu nk'ibyo nta na kimwe gishobora kuba, ariko biranga bikaba. Impamvu zitandukanye. Iyo abantu rero bafite ibibazo nk'ibyo dufite cyangwa twaranyuze mu mateka nk'ayo twanyuzemo, muri rusange hagomba kuba impinduka, tugahinduka mu mitima yacu, tugahinduka mu mikorere, aribyo byangombwa icyo kibanze, kugira ngo ya mateka twamenyekanye yaturanze agende abura, ajya inyuma azimira. Tugomba gukora ibintu bisobanurira buri wese ngo u Rwanda ntabwo rukiri rwa rundi mu myaka 30 n'indi ishize. Dore ibyo bavuga, dore ibyo bakora, dore ukuntu bihindura ubuzima bw'Abanyarwanda. Icyo ni ngombwa, nta kukinyura iruhande. Urabizi hari abajyaho bagatinya ubusa, mujya mwumva n'ubu ngubu ushatse ku interineti no mu mwanya ushize cyangwa n'umwanya uri buze haba hariho abavuga u Rwanda nabi, abavuga abayobozi b'u Rwanda nabi, abavuga ibintu byose nabi. Ariko iyo abantu bashyize hamwe, mbese nk'iriya Unity Club bivuze ubumwe. Unity Club uyirebe mu buryo bw'igihugu cyose kibe nka Unity Club. Iyo ibyo byose bivugwa cyangwa bigirirwa nabi u Rwanda, abantu bashyize hamwe, iyo bafite iriya ntego, iyo bafite bwa gushaka, ndetse iyo bafite n'uburakari uvuga ngo ariko kuki abantu batugira batya cyangwa twagaragaramo ibimeze gutya. Ibyo byose bihinduka ubusa. Ibyo bitutsi, ibyo kubeshya. Ariko mukwiriye no kwiga isi mukamenya isi uko iteye. Isi uko iteye, abenshi ikibabaje ni uko bajya muri ibyo bishuko babatwara. Isi hanze bazakubwira bati u Rwanda nta demokarasi, nta ubuyobozi bw'igitugu, abayobozi bw'abicanyi, ndetse bakavuga amazina, bakavuga ariko aho nahera rero ni hehe? Abo bamvuga cyangwa bavuga u Rwanda cyangwa bavuga mwese bo hanze, umumenya ukamubaza utari ko wowe uvahe? Igihugu mu Bubiligi, uri Umufaransa, uri Umwongereza, uri Umunyamerika, uturuka Canada, ukamubaza utari ko uzi umubare w'abaraye bapfuye mu mujyi runaka rw'igihugu cyawe, umujyi gusa utabuze igihugu cyose, bazize
umuntu kuba arasa gusa cyangwa barasa ko ari ubwoko ubu n'ubu cyangwa ko ari ameza atya uzi umubare w'abaraye bapfuye ukabimwibutsa gusa none si ibyo n'ibyo uheraho ujya kubeshya cyangwa gukemanga cyangwa kuvuga abandi wabanje ugakemura iby'iwanyu ariko icyo baba bashaka ni ukukurangazaga kugushyiraho iterabwoba bakakwita izina ndetse bitari iterabwoba gusa barangiza bakavuga bati turanagufatira n'ibyemezo ubwo nyine uwo mwanya agahindura akumva ko akwiye kumva ibyo abo bamubwiye ibyo rero biba ku bantu biba mu gihugu cyatakaje ubuzima bwacyo iyo ubyemera ntuburiho iyo ubyemera kugira ngo abantu bakuyobore bakubwire ibyo ukora bakubwire uko wifata bakubwire uko ariko se ko duhora turi mu biganiro byinshi bivuga ubu muri iyi si ko nagira ngo twese twaremwe kimwe hari abantu bamwe Imana yaremye irangije ibasigira ububasha bwayo ngo bareme abandi ubu muri aho mwaremwe n'abandi ntabwo mwaremwe n'Imana nagira ngo twese twaremwe n'Imana ariko hari aho bigera ndetse nkayibonamo abantu ukabona barasa nk'aho baremwe n'abandi mukabyemera abo mbese Imana yaba yarasigiye ububasha bwo kugira ngo ireme abandi abacu bajya kurimbuka bagashira bari kuki bataye cyangwa ubu bari abo ngabo rero igihugu gishaka kwiyubaka kibaza ibyo bibazo byose kigashaka ibisubizo ukamenya ngo nta bandi baza ngo kuko ni ibiremwa nk'uko uri ikiremwa nta baza ngo akubwire uko ukwiye kuba wararemwe cyangwa uko ukwiriye kwifata nyuma yo kuremwa uba yarakuremwe uwo ari we wese wandemye ukanshyira hano ubwo nanjye kandi ibyaturemye uwaturemye we yaduhaye n'ubwonko ngo dutekereze tugomba kubukoresha rero u Rwanda n'amateka yacu n'iyi si nyine dukwiriye kuba tumenya uko iteye nta mpamvu n'imwe yatuma tutagira izo mbaraga tutagira ubwo bushake tutagira uko kumenya kw'ibyo tugomba gukora tugomba kwifata ubwacu ko tugomba kwivana hamwe tukigeza ahandi aho dushaka kujya nta mpamvu n'imwe
bwa bushake bwa burakari bwa bushobozi navugaga buturimo ariko nushaka kubukoresha uzaba wa wundi usa n'uwaremwe n'undi azi nyine usibye noneho ko n'abo twita ngo twaremanywe hamwe muri iki gihugu bageze aho nabwo mu mateka yacu birazwi bamwe bahindutse abandi babuze ubuzima bwabo n'ubu ndetse bikaba bishaka ko abantu bakaba bashobora kwihanganira ko byakongera bikaba gutyo ari byo twihanganira kubera ugomba kugira kwihangana no guhendahenda no kugira ngo ibintu bibe byagenda neza abantu bumvikane ariko hari umurongo ubundi uba ukwiriye kutarengwa ubu muri mwaka 2024 muri uku kwezi turimo umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize tukicara aha tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda muri ba bandi bari bakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire ntabwo bikwiriye na busa abo rero bagera batya bakanyura mu myanya y'intoki kubera ko igihugu kiyubaka gihendahenda gishaka umuntu wese yumva gerageza kugorora ariya amateka yacu abantu bakanyura mu myanya y'intoki bakagirira n'aba bantu bigaruka muri ayo mateka burya umunsi wabo iminsi n'imbarwa rwose ubu hari igihe kinini kongera kubisubiramo hari abandi mureba bari aho bidegembya n'abo twababariye twavanye mu aho bari bafungiwe ibyaha nk'ibyo twababarira uguhendahenda urebe ko hakongera umuntu akaba muzima cyangwa nabi n'aba gukorana nabo n'iki yarangiza bagasubira murabazi birwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza uzi ya masaha bamanika ku nkuta iyo yashizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo kandi ubwo
iyo umuntu agirwa inama afite mu mutwe hazima arumva ubu ni inama njya